Reka twongere tubifurize rero igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe wese mutwumva amasaha ya mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri twumva amasaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi kuri twumva amasaha y'umugoroba. Biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatanu, turi tariki 20 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2024. Muri iki gitondo tukatubazane amakuru agezweho ndetse kabari n'amakuru mu by'ukuri akomeye cyane y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bacyo. Muri iki gitondo nyemera nkubwire ko tuzindukanye amakuru menshi cyane, na amakuru menshi cyane. Ntekereza ko ubundi sinamakaye makuru tunayavuze rwose ashobora no gufata n'amasaha 2, ariko turaza gukoresha uburyo bwihuse cyane kugira ngo tuyageze ku badukurikiye. Ubwo rero abamaze kuhagera like ndetse na share ntimuze kubyibagirwa, hanyuma kandi ku batarakanda subscribe ntimuyikandeho kugira ngo tuzajye twibanira mu makuru agezweho buri ko rwose dushyizo ikiganiro ubabone amakuru cyangwa se kugereho mu bimbere. Muri amakuru tubazana raporo y'icyumweru yakorewe cyangwa se yakozwe kugira ngo yerekeze cyangwa se igere kwa General Sultan Makenga. Iyi raporo imezite, ni raporo rero guturuka muri Rucuro, ubwo niyo muri Masisi no mu bindi bice byose ndaza kugenda nyicukumbura cyangwa se nyishakisha nayo nze kuyibagezaho. Mbega M23 akazi koze we ntago byari byoroshye mw'abantu mwe. Iyi raporo rero ya weekend rwose y'icyumweru nk'abantu ndi buze kuyibagezaho, muraza kumva ibikubiye muri iyi raporo mu by'ukuri ikomeye cyane yagejejwe kuri Sultani Makenga General cyangwa se akaba ari n'umugaba mukuru w'izi ngabo z'uyu mutwe wa M23. Sina makosa muri Masisi bimeze bite? Muri Masisi naho ntago byoroshye, dore yuko mu bice bigiye bitandukanye nko muri za Muheto harimo amasasu menshi cyane. Iby'amasasu turaza kubiganiraho, imipanga amaze kugezwa hariya za Masisi, ese imipanga ibyayo ni biki nabyo turaza kubiganiraho. Turaza kuganira ku gisasu cyaje guterwa mu birindiro bya hariya bya FARDC bya Bambiro, ese iki gisasu cyaje giturutse, ibi nabyo turabireba. Amakuru ni menshi cyane, urumva yuko ntago tuvuze impfunyapfunya urabona ikayuzuye ntago twarangiza. Amakuru ni menshi cyane, ahubwo reka duhite tuyanzika duhere kuri iyi nkuru. Reka duhere kuri iyi nkuru, breaking news ndabivuga namaze kumugeza hano kuri screen, abantu barimo baramubona rwose. Iyi nkuru nibwo ngiye guhita nyishyira hanze, iyi nibwo ngiye guhita nshyira kuri iyi nkuru nonaha, ariko reka manze mukurure cyangwa se muzuminge mushyira hanga nguwo abantu benshi mureta mubona rwose mumuzi neza cyane. Nguwo rwose abantu mwibuka iyi foto, uyu muramwibuka, abantu mwibuka iyo foto, uyu muntu muramwibuka. Hari haciyemo iminsi myinshi cyane, uyu rero kubatamwibuka ni umushoferi kazi utwara muri sosiyete bita ngo ni Starbex. Ikaba rero ari sosiyete icuruza cyangwa se itanga ibya bindi bita ngo ni karibira. Ikaba rero sosiyete ikomoka hano muri Kenya, ikaba ikora muri Uganda, ikaba ndetse yari yatangiye kujyana n'igitoro hehe hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mudamu rero nkuko muri kubireba, ngira ngo nta gihe kinini gishize tubabwira ko yari ashimuswe na FDLR, ndetse n'imodoka yaratwaye irimo igitoro ikaba yarafatiwe hariya ni za Giseguro. Si za Giseguro niba nibuka neza, ni za Giseguro niho yari yafatiwe cyangwa se yari yashimutiwe, hanyuma imodoka yaratwaye yuzuye igitoro barayishumika. Icyo gihe induru zaravuze, amatangazo aracicikana. M23 binyuze mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka arandika, hanyuma ndetse yewe ntago twakwirengagiza ko na Kenya nayo yatanze mu by'ukuri icyitwa alert cyangwa se yandika nyine nayo ivuga ko umuturage wabo cyangwa se umunyagihugu yashimuswe. Finally rero bidasubirwa amakuru atugezeho nuko uyu mudamu witwa Florence yamaze kuboneka cyangwa se M23 ku munsi waje kabara yaramubohoje.
aho yari azirikiwe cyangwa se yarafungiwe na FDLR ni muri za operation zikomeye cyane zimaze iminsi zikorwa na M23. Ni igikorwa cyiza sinamakoze. Ni igikorwa cyiza twavuga ngo felicitation kuri M23 kuko uyu mukobwa twumvaga rwose bishobora kuba byararangiye, ariko bitewe nuko M23 naho ntabwo yigeze icika intege mu kugira ngo ikurikirane iby'uyu mumama cyangwa se iby'umukobwa, dore yuko yakurikiranye rwose ibye kugeza aho bishyiriweho akadomo bikaba birangiye. M23 imukwe mu maboko y'abagizi ba nabi, bivuze iki rwose ngo abanyakenya barishimye cyane ndetse bashobora no gushyigikira uyu mutwe bitewe n'umuturage wabo babashije kuba barokora. Kugira ngo wumve ukuntu M23 iri gushimirwa sina makosa, umuryango w'uyu mukobwa cyangwa se w'uyu mudamu niwo wafashe ya mbere rwose gushimira M23 kuko ngo bari baramaze kwiheba bazi yuko atagihumeka uw'abazima. Urumva? Bari bazi ko ngo atagihumeka uw'abazima, batunguwe no kubona uyu mukobwa cyangwa se umudamu akiriho, dore ko yagejejwe yamaze kugera hano muri Kenya. Hanyuma rero iki gihugu cya Kenya nacyo kikaba gishimira cyane abagize uruhare mu kugarura cyangwa se mu gushakisha uyu mudamu ndetse akanabuza kuboneka n'abamubonye. Ubwo birumvikana ni M23 nubwo wenda batamentioninze bavuga ngo ni AFC M23, ariko niba bashimira cyane ababigizemo uruhare kugira ngo uyu mudamu aboneke cyangwa se abe yagaragara bakabashimira. Ubwo twavuga ko nta bandi babigizemo uruhare nk'uko tubizi, nk'uko byanagaragaye ni AFC M23 cyangwa se M23. Ubwo birumvikana niyo yashimiwe. Tuvuze rero ko Kenya yashimiye M23 ntabwo twaba tugiye kure. Ntabwo twaba tugiye kure ko tuzi ko biriya bice niwo mutwe urimo urengera abaturage, niwo mutwe ugenda ukurikirana iby'abaturage umunsi ku munsi, bitandukanye na Wazalendo, bitandukanye n'izi FDL zari zamufunze, bitandukanye yewe na FRDC nk'uko bikomeje kugenda bigaragara hariya. Rero M23 kude chapeau kuri iki gikorwa rwose bakoze, dore ko yaramaze igihe kitari gitoya uyu mumama ari muri amaboko y'abagizi ba nabi. Hanyuma sinamako aha turahavuye. Iyi ripoti y'icyumweru, ubwo turaza kwita ngo iki mu rurimi rw'igiswahili ni ripoti ya ripoti ya Juma. Ripoti ya Juma. Ubwo ikaba ripoti ya weekend. Ripoti rwose ya weekend. Ubwo rwose ubwo nizere ko igiye kubageraho iyi ni raporo. Ripoti ya wiki. Iyi ripoti rwose igiye kubageraho muri iyi weekend. Ni ya week, ariko ubwo twe tugiye kwitanga muri weekend. No kugira ngo abantu bose babinjire muri weekend bumvishe uko ibintu byari bimeze. Ndabizi ko hari abantu bafite n'akazi kenshi cyane bakabura n'umwanya wo gukurikirana uko ibintu bihagaze, ariko none twe tubazanira icyitwa report ya weekend cyangwa se report ya Juma. Ubwo rero niyo tugiye kubumvisha cyangwa se tugiye kubagezaho muri aya masa. Mbibutse ko iyi ni raporo yashiriwe uwitwa General Sultan Makenga. Mukaro mugiye kumva uko ibintu byari bimeze hano muri Rucuro. Nukuva kuri tariki 11 niho tugiye guhera tuzamuka tubabwira uko kugeza kuri tariki 18 ndetse na 19 ku munsi w'ejo ibintu byari bimeze. Hanyuma uko iyi raporo imeze, iyi raporo twari kubivuga ubanje guca gato cyane, turi nko gusozara tumaze kanyura muri update kuko dufite n'amakuru y'ahantu habereye imirwano ku munsi w'ejo, dufite byinshi cyane. Iyi raporo rero numva ni ikintu kiremere cyane twagitanga nyuma y'ikiganiro. Ku musozo w'ikiganiro urumva. Yes, reka tumanuke rero. Iyi raporo ndabona ari ndende, tuze kwiganiraho wenda dusigaje iminota cyangwa dusoze ikiganiro, nayo tugende tuyibasesengurira umunota ku wundi kugira ngo abatarakurikiranye n'amakuru y'icyumweru bamenye ibikubiyemo muri rusange. Reka duhere ahangaha muri Bambiro mwese murahazi cyane. Hari ikigo gikomeye cya FRDC ariko kivanzemo abamiriseneri n'abasadeke n'abakibozi nabo bambari bose ni kwarisiyo. Nyuma yuko ejo hiriwe sharing ku ruhande rwa FRDC basharinga mu bice bya M23 byageze mu masaha y'isa 12 z'umugoroba, ngo ni 18h. Bagira ute baratuza bareka gusharinga baragenda, dore ko kiriya kigo fighter kirimo abagore
ndavuga abasirikare ariko batari abapeme. Abapeme buriya ni abagore ariko bakora igisirikare, abantu babyumve. Ariko hakabamo n'abagore b'abasirikare ariko badakora igisirikare, babanisha abagabo babo mu kigo. ubuvuze neza. Hakabamo abana b'abasirikare. Ni ikigo kinini cyane ngo gishobora kuba kirimo nibura abasirikare batari munsi y'ibihumbi 15. Mu masaha y'isa 12 n'igice zishyira saa moya ngo niho haguyemo ikompora byo mu bwoko bwa roketi ryaje kugwa mu masaha y'isa 12:45. Batabashije kumenya iyo ryaturutse, ryabashije kuba ryahitana abagera muri 7. 3 barakomereka. Urumva? Iri ni irya mbere. Mu masaha y'isa moya zuzuye 19h hongeye kurohamwe irindi, barancijemo irindi, hagwemwe irindi ryahitanye 6, hakomerekamo 4. Ibi bikaba leta ya Kinshasa iri gushinja yuko ibi bisasu byatewe na M23, byatewe na M23. M23 ku ruhande rwayo ikavuga ngo ko mudushinja yuko twateye ibibombe mu birindiro byanyu, twebwe turashinja abande biriwe bari gusheringa kwaya manywa. Urumva? Amakuru dukesha drone zacu nuko mu masaha y'isa 2 ariho ambulance saa 2 za nimugoroba z'ijoro zamanutse zivuye mu mujyi wa Goma kujya gushyikira iyi mibiri ndetse n'izi nkomere. Ni nyuma yuko FRDC ivuga yuko ngo ibi M23 yabikoreye mu kwihimura mu byo FRDC yari yiri uri kugira ute iri gukora. Bikaba byatumye FRDC itegeka yuko umusirikare wese ufite umugore muri iki kigo akurwamo, cyangwa akaba umusirikare bikarangira akaba umugore w'umusirikare, akaba umupeme. Bategetse yuko abana b'abasirikare bari muri iki kigo bakurwamo. Ati nagahinda n'akababaro kuba abasirikare mwaba muri ahantu mu nkengero zaho umwanzi ari, mukamanukana abagore n'abana mukabashyira mu kigo cya gisirikare. Ati naha M23 yababereye imfura. Atese nk'ubu yaramuka ibagweye Gitumo kiri hafi yanyu, yaramuka ibagabyeho igitero no gutsensura ati n'abana nuko batsinsa, ariko bivuye turasebura ntebe babona ko ari abasivile. Nubwo bavuga ngo umwanzi n'umwanzi, ngo n'umwana w'umwanzi n'umwanzi, kuko tuvuga ngo nizo mpinje zigezemo na abasivile. Nose mu 23 igabye igitero nijoro ikinjira muri iki kigo cya gisirikare, isasu byajya rero abantu ngurawe ngo ntago ari umusirikare, ngurana umwana w'umusirikare. Nose bira bombe byaguyemo icyaro abantu bagaturiye we ntago ari umusirikare, urana umusirikare. Icyo dushatse kuvuga ibi leta yakoze nibyo, nta mpamvu wenda nibavangura irondo n'abajura, nibavangura abagore babo n'abasirikare babajyane bajye kubakodeshereza hirya. Ariko ibyo kugira ngo bavange harya, noneho wongeyeho no kuba hafi yabo hari ubahanganye nawe. Ikinini ahubwo nge mbona abagore nta nubwo babagira kirirego nuko ibaze nk'aba bagore wenda tuvuge da ubundi kiranazira kujya ku rugamba wakoze icyo bita kitendo ya ndoa mu Giswahili. Sinzi nimba uko byumva kitendo ya ndoa. Urumva? Bundara kugira ngo kirazira kugira ngo uri umusirikare uhure n'umukobwa ube wararana nawe. Kirazira ngo ube wajya ku rugamba ube wamanza kujya kureba ukuntu biringaniza wowe n'umugore wawe. Urumva? Iki kintu ngo kirazira. Urumva? Ariko FRDC bajya ku rugamba baraye babiringaniza. Ikirongo kirazira cyane. Urumva? Ariyo mpamvu ariko ngo ntabwo bishoboka yuko abagore bakomeza kuba muri iki kigo, nibajyanwe bashakirwe kabagomba kubamo. Bashakirwe ikigo bagomba ko cyangwa baje
cyangwa se mu ngo zabo cyangwa n'ubundi aho se- basanzwe babarizwa. cyangwa se buri musirikare akodeshereze umugore we ariko bave mu kigo cya gisirikare kuko hariya ibintu ntabwo byoroshye. Ati nk'ubu ngubu nge hari uriya mukoroneri ari kubivuga yabisobanuye neza, yavuze ati nk'ubu M23 ishobora kumanuka abagore baramuka baguye mu rugamba tukavuga ngo M23 yishiki abasivili, nyamara mumenye yuko ari mwe mwagize ute mwabazanye mu kigo cya gisirikare. Ati rero ibingibi ntabwo bikwiye byakagombye kutubera isomo, dore ko abagore bategetswe ko bagomba kugira ute bagomba gukurwa muri iki kigo. Ni nyuma yuko bagera muri 7 bakomeretse, ubwo icyambere cyakomerekeje 3, 7 barapfa, icyakabiri gica 6, 4 barakomereka. Urumva yuko hariya ntabwo muri uyu mugoroba byari bimeze neza, ariko FARDC ikomeje gutunga agatoki M23 kari ishobora kuba yabikoze, dore ko byanabaye mu masaha y'ijoro ngaho bashobora kuba bashatse iki kisasu byaturutse, ariko hakaba atari kumenya ngo byaturutse, ariko bakaba bati nta bandi babiteye usibye M23, nta wundi mwanzi duhanganye nawe usibye M23. Urumva ko rero ahazabambiro ni nyuma y'uko ejo rwose ibintu bitari bimeze neza cyane. Umva ntabwo rwose hariya ibintu byari bimeze neza, hari azabambiro rwose ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba rwose muri rusange. Ahitwa rero Byanderema ni Byanderema. Aha rero ngo mu by'ukuri FARDC yahohereje ibikoresho, twinjiye mu yindi nkuru cyangwa se hano muri za Rucuro. Ahitwa Byanderema M23 FARDC yahohereje ibikoresho, ikaba yabyoherereje uwitwa Bigabo, General Bigabo rero mu by'ukuri akaba afite nawe icyama, niho babyohereje muri za Gikuku. Uyu rero muri Byanderema hari inyeshamba z'umugabo bita ngo ni Bigabo, General Bigabo, zikaba ngo zigiye gufatanya na FDLR ziri ahantu bita Bukombo, hanyuma bagafatanya na Semusi iri ahantu bita ngo ni za Binza, ara muri za Binza. Iyi Semusi akaba ari y'umugabo bita ngo ni Ndaruhutse Domi, urumva ni ya Domi ihari, bakaba bagiye gufatanya mu bigendanye no guhangana cyangwa se mu kugaba ibitero kuri M23. Urumva ko ibintu ntabwo biri buze koroha ibitero rero. Ubwo mu by'ukuri nge nahoze nibaza ukuntu baba bagejeje ibitwaro hariya hantu, biranyobera ariko buriya nyine bafite strategy cyangwa se uburyo kibinjizamo cyangwa se bajyanamo izi ntwaro paka zigeze hariya hantu. Reka twinjireho ku mirwano byaraye bitugezweho cyangwa se twana amakuru twiherewe na drone yacu. Mu by'ukuri iyo muri ubu buryo bwa gisivile yaduha amakuru ivuga ko rwose hariya hantu bita ngo za Muhongozi ku munsi w'ejo ngo habereye imirwano. Imuhongozi ngo ni hagati ya Mweso na Kicanga ku masaha ya nimugoroba ro ku isaha z'isa 10 ku mugoroba washyize, nibwo habereye urugamba rukomeye cyane. Yanyandikira ambwira ati bigaragara yuko coalition ariyo yagabye ibitero kuri M23 kuko biriya bice cyangwa se hari ahantu muri za Bukombo hari aba FDLR benshi cyane ndetse n'abazarendo muri ayo mashamba. Urumva bati rero ramforo yabo igomba guturuka ahantu bita ngo ni Karembe, urumva, igakikira hitwa Gashuga, ikazamukira hari hafi y'imisozi ya Mihara, ikazamukira hafi y'imisozi ya Mihara, igafata ahitwa Mariba na Gashanje na Kashanje, ni Mariba na Gashanje, Imariba na Gashanje, igakikira Mweso, igahinguka ahantu bita ngo ni mu mibande ya Busumba, igakikira utwo duce twose kanyura ngo ikagera mu mibande ya Musumba. Aho rero ngo mu by'ukuri mu mibande ya Busumba igasanga nyine ari naho hari izi Semusi, igahita igera he zikabona uko zataka ahitwa Muhongozi.
izo rero zigafatanya n'abitwa ngo ni abasemusi ba Jeredomi ndetse na FDLR iri zihitwa za Kiringa n'ahitwa ngo ni Mushabagwe, ngo aba rero ngo mu by'ukuri ngo iyo zorifose ni izo izramforo nyine zaje ngo niho izi za Musada zaje ngo naho ngo zaje bahita batangira kugaba ibitero hehe muri ibi bice za Muhongozi. Aka kantu karumvikanye neza. Karumvikanye bagabye ibitero baturutse hehe, nuvuga ngo aba baje gutanga ramforo, ukumva iyi ramforo mbese yaje ubundi abaje Musada, iyi Musada yaje ntabwo yaje umuhanda wose, urumva kuko umuhanda wose ufashe Mweso, urumva ukamanuka hasi ya Mweso ubwo ni Nyanzare, ukava Nyanzare ujya Gashuga, urumva ntabwo bazi umuhanda wose kuko ibi bice byose M23 baturutse twa Karembe, ukumva Karembe ni munsi ya Gashuga, Karembe ni munsi ya Gashuga. Ubwo rero baje bakikiye, urumva bakikiye ariko yitwa Gashuga nyine, bakikiye Gashuga, urumva bakikira Nyanzare, urumva bakikira na Mweso, baca mu misozi yahitwa Imuhara, baca za Muhara, ntabwo banyuze uyu muhanda kuko muri uyu muhanda M23 igize ute baca ahantu bita za Mihara, bajya ahantu bita Mariba na Gashanje, barazamuka mu by'ukuri bakikira ahantu bita za Mweso mpaka baguye mu kibaya cyahitwa za Busumba, mu by'ukuri basohorera ahantu bita za Muhongozi. Muhongozi ni hari hafi hamwe na za Ndondo. Nuko rero ibintu bimeze. Abangaba papasi bari bafite, uzi papasi bari bafite, bari bashaka kugira ngo bahite binjira muri igicanga byihuse, kuko urabona kugira ngo uzave Karembe uri kurwana, winjire Gashuga uri kurwana, winjire Nyanzare, winjire Mweso, uzagera igihe winjira Gicanga ni urugendo rurerure. Ariyo mpamvu nabo navuga ko bikozeho mu buryo bwo kuza bari kwemfilitra, urumva bakaza bagahita baga hano za Muhongozi kugira ngo bagabe ibitero binjira Gicanga, bishize hagati, urumva bishize hagati. Bivuze iki? Bari bazi ko izi semuse ziri umungubu nazo nta mbaraga zifite, fight tuvuge zirimo ariko nta mbaraga zifite. Akaba bari bazi ngo bagiye kuzereza Musada, dore ko ari n'ikigo cya Monisco hariya haraza Muhongozi. Bumvaga yuko kugera hano za Muhongozi bivuze iki? Bivuze ko gufata Gicanga biramutse bibakundiye, urumva cyaba ari igikorwa gira ahita cyumvikana, urumva zira semuse ziri za Bukombo zatorongeye zaba zibonye ubwinyagamburiro, urumva ziranyatura na FDLR ziri za Shonyi, ziri za Bishusha, ziri za Kizimba, zaba zibonye ubwinyagamburiro, urumva byatuma M23 bijyongera kwishyira ku gitutu kugira ngo yongere irwane irekipera igicanga. Kubera iki? Kubera aba bamaze kugira ute kuyigeramo. Ariko navuga yuko ibintu ntago byaguhira, kuko nk'ibi bibaya bya za Busumba banyuzemo mu misozi nayo M23 igize ute irimo, urumva bivuze iki rero? Bivuze yuko rwose baje nibyo, ariko mu kuza kwabo bifunze bibanye. Ubundi ravuga ngo iyo ugiye kurwana umanza wategura inzira, ariko baje mu buryo bwo kwemfilitra ku buryo no gusubira bishobora kubagora. Bitewe n'iki? Bitewe nuko aya mayira banyuzemo M23 yamaze kuyafunga, kongera kugira ngo bazasubire bagere za Karembe ni negative, ntago bishoboka. Ubona yuko bamaze kwishyira ahantu navuga ko ari muri nko mu Kamashu, ari gahunda yo kwataka Gicanga baturutse ahaza Muhongozi, dore ko Muhongozi iri mu marembo ya Gicanga, ntibyakunze. Ari kugira ngo basubire inyuma, basubire baturutse, ntibyenda gukunda. Bivuze iki? Bivuze ko nabagiye gutorongera ahangaha kugira ngo bazasubire baturutse, bikaba byababera imbogamizi. Urumva ko rero hano rero naho ntabwo ibintu biraza korohera. Izi forces zari zaje zizi ko zigiye gutanga Musada kuri semuse n'izi FDLR zirahangaha muri ahanga mu nkengero Gicanga za Muhongozi. Reka twinjire muri iyi raporo rero mu by'ukuri y'icyumweru ya General Sultan Makenga, mu by'ukuri kugira ngo tubone uko abantu bayumva hakiri kare cyane, bayumve tu, reka bayumva andi makuru turayatanga nyuma, sibyo? Nuvuga ngo ni raporo guturuka tariki 11 z'ukwezi kwa 9 2024, aho tugiye kugenda iyi raporo munyemere tuyigendemo gake gake. Ndagira ngo ibi ni byakozwe, ibyagiye bikorwa
ibitendo M23 yagiye ikora byakozwe n'intare byakozwe n'intare ubundi twe tuzi uko muri birahibera byakozwe n'intumwa ariko ibyo ni byakozwe n'intare ariko haba harimo n'ibyakozwe n'abazarendo n'amadega ariko ko bakora ibibi n'amadega ntabwo twabikonsera turaza kugenda tubivangura nyine turaza kugenda tubivangura tubibasobanurira tugiye kubakubita raporo byakozwe n'intare ngo kuva kuri tariki rero 11 kugeza ukwezi kwa 9 wazarendo bo ubwo duhise tujya ku ruhande rwa wazarendo tugiye kubaha ikibazo tuhita tubaha n'igisubizo. Wazarendo ngo bigambye ko bafashe uduce cyangwa se ngo bafashe ibirindiro 37 defense za M23 ngo barazifashe. Ibyo ni wazarendo urumva ariko ibi ni byari byatangajwe na wazarendo ariko ibi birindiro cyangwa se utu defense ni M23 yagiye idushumika ikagenda ikuramo abazarendo muri zintambara maze imisi barimo bararwana hano shavuga sisema naje utu defense 37 twanganaga dute twabaga turi ahantu hatandukanye. Hari n'igihe ngo n'abantu bagera muri 50 ngo bakoraga defense abazarendo na 30 bagakora ka defense. Uya muri Nyamitabo defense yategabaga nk'abasirikare 12 ngaho urumva iyo tutu defense rero baradushumitse bazarendo bo bari ubegere bakubwira ko mu by'ukuri nabo ngo bafashe utwo defense za M23 ariko izi defense amakuru dufite M23 nk'uko raporo yatanzwe 37 defense za wazarendo M23 yaragize gute yarazishumitse. Urumva ahantu hitwa Karambi muri Goropoma ya Bukombo urumva abasivile hapfuye abasivile urumva hapfa abasivile aha naho ni muri Bukombo. Hanyuma noneho rero ko bataduha umubare ko batavuze umubare w'abasivile hapfuye abasivile hibwa n'amatungo n'iki byose ndabona hano hasi bakomeje bagenda babitubwira. Noneho ahantu bita ngo ni mu gace bita ngo ni muri Kibyugizi ni agace kitwa ngo iki nako kari muri Goropoma ya Bukombo hatwitse amazu 9 urumva Kibyugizi ni mu gace kari muri Goropoma ya Bukombo ubwo abahazi ndabizi murabyumva neza naho hatwitswe amazu 9 urumva aya ni amazu yatwitswe na wazarendo. Hanyuma ahitwa Imashango Mushabagwe Karambi hatwitswe amazu agera kuri 78 ngabo ni wazarendo mu gace bita aho bita Imashango Mushabagwe Karambi wazarendo batwitse inzu zigera kuri 78 ahantu ni muri Goropoma ya Bukombo. Izi nzu zikaba ari izazindi z'abaturage bavuye muri biriya bice kubera ko birimo kuberamo imirwano bahungira mu bindi bice. Izi nzu z'abaturage rero wazarendo ikaravuze ngo ubwo ngo babatereranye ubwo ni FDLR zitwika aya mazu 78 muri ako gace. Nibura ihene zigera muri 58 ndetse n'intama zigera muri 23 izi nazo zarariwe cyangwa se zarajyanwe zashimuswe cyangwa se zibwe n'ubundi n'abazarendo. Urukumva ukuntu umutaramo raporo aba yayiringanyije yatanze amakuru ahitwa mu mahanga se aka gacura kaze mu mahanga ko ntabwo nkazi rwose. Ni mu mahanga mu gace ko ngo ni mu birubiru mu gace ko mu birubiru
amazu 10 naho yaratwitswe ni imahanga mu birubiru ngo ni mu mahanga ndiko ndibona rwose banditse wenda nongere ndebe neza turebe nongere nkome ijisho turebe nababwiye nti raporo no kwigendamo twitonze banditse ngo ni mu mahanga dore ngibi mu mahanga urumva aha mu mahanga ahitwa ni mu birubiru amazu 10 yaratwitswe ubwo nayo atwikwa nabande atwikwa n'abazarendo ahitwa muri GTN ahantu hitwa GTN mu gace bakunda kwita ngo ni Petit Magazine aha naho hatwitswe amazu 10 aha ngo ni ahantu hazwi cyane GTN kuri Petit Magazine rero bakanaho barahatwitse ki amazu 9 dusimbukire muri Binza nibura moto 48 zakoraga imirimo y'ubwikorezi ndetse zitwara n'abagenzi zaratwitswe muri groupe ma bazarendo bagiye bazitwika bakazitwikana na ba nyirazo ugize amahirwe bakamureka urumva ahantu hitwa muri Binza hanyuma tujya ahantu bita za Giseguro abasivile bagera muri 50 ngo barashimuswe n'abazarendo babambika uniform ngo ni FDLR bashimusa abaturage bagera kuri 50 barabazamura babajyana rwose kubagira abasirikare babo ubwo ubyanze nyine urumva ntabwo yagombaga guhirwa no kuguma ahumeka kubabazima hanyuma muri aka gace rero mu by'ukuri M23 icyo hakoze niki yasabye abaturage muri Giseguro ko bava muri ibyo bice bagahagarika kujya mu mirima babujijwe kujya mu mirima kugira ngo M23 ibanze ikoremo amasuku urumva yego hana hitwa Giseguro hanyuma hano Giseguro nanone hanashimuswe abana bagera kuri 3 iyi ni raporo irimo kugenda rwose yatanzwe cyangwa se yanditswe ishikirizwa General Sultan Makenga mu gihe kandi tuve hano muri Giseguro twikoze Nyamyirima ngo umusaza ukomoka mu gace kabita ngo ni Kaswayiri yarishwe umusaza ukomoka mu gace bita Kaswayiri ni Kiswayiri ubwo muri make Kaswayiri cyangwa Buswayiri uyu musaza rero ngo akaba yarishwe na FDLR kandi ngo nta kintu na kimwe cyangwa se nta kibazo na kimwe yarateye ntabwo yarateje inkomyi ko numva raporo iremereye ikaba yashyikirijwe General Sultan Makenga hanyuma rero muri Tongo abasivile bagera kuri 3 barishwe kwisazi saa 9 ku munsi w'ejo hanyuma rero mu by'ukuri iyi raporo ikaba igaragaza bakaba baricwe Tongo he Tongo Marangara Tongo muri Marangara abantu barahabona aba basivile 3 rero niho biciwe kwisazi saa 9 ku munsi w'ejo ejo hashize urumva ko iyi raporo rwose raporo ni insazi hanyuma rero ibikorwa bya operation nabyo bikaba bikomeje M23 ikaba ikomeje kwahagiza ndetse no gukinagiza iyi coalition iri hariya irimo iragerageza kwataka mu by'ukuri ngo irebe ko yakwigarura tumwe mu duce M23 irimo irayobora amagengaya
yes ikaba rwose ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose ngo irebe yuko yakwigarurira ibice M23 yagiye yigarurira, ariko bikaba bikomeje kugenda biba iyanga, bikomeje kugenda bigorana rwose, dore ko M23 nayo ititeguye kurekura aho yafashe muri rusange. Iyi raporo rero mu by'ukuri nahanga ihiniye, ibindi byo ntabwo ndi bujye kubivuga, n'amabanga y'akazi k'abandi naho ngaho uyisubikiye. Yes, ubwo igihe iyo raporo rero uyisubikiye aho ngaho, reka nongere nikoze muri Masisi rwose, naho ngende ndi gutoroshayo, mfate igitoroshi cyane gitorosho ndebe uko haramutse uyu munsi. Muri iki gitondo nuko muri Muheto habyutse havuga amakuru yuko iri joro ryose ritabaye ryiza ku baturage bi centre ya Muheto, dore ngo ko harayemo amasasu menshi cyane yaraswaga na Wazalendo ndetse na FARDC. Ni mu gihe M23 rwose iyi centre yongeye kuyivamo, izamuka mu misozi ya Kibugu ndetse no mu misozi ya Zamwumba, irongerera tumbagirira zamuka igeza Gatovu, bituma abaturage barahangaha rwose bongera gusigara mapfubyi. Ni nyuma yuko M23 yari yageze muri centre ya Muheto, yewe irambuka igera za Garyazira kuzamukira kubita za Busihe, ariko rwose sinzi ngo niki cyatumye bongera kumanuka iyi centre ndetse bituma bongera kuyivamo, bituma rero abaturage bavuga ati nyamuneka M23 ari n'ukuntu muza rwose tukabishimira, mwamara kugenda mukaduteza kaga mugatuma dusigara duhungabanye, dore ko Wazalendo yabagarutse batuma batugwa nabi ngo twakiriye umwanzi, cyangwa se twari tumaze iminsi dukorana n'umwanzi. Iri joro rero ngo rikaba ryabaye ijoro ribi ku baturage barahanga, ngo dore ko batabashije gusinzira, bamwe bararaga muri Rushoga abandi bakarara za Muhongozi, dore ko imigezi ari imigezi ibiri ifite aho ihuriye hari hasi rwose, ariko akaba ari imigezi ikikije iyi centre ya Muheto. Ni nyuma yuko ngo izi Wazalendo zageze mu centre mu masaha y'isa 12 n'igice, ariko ngo zirara ziri kurasa zivuga yuko ziri kwirukana umwanzi, nyamara M23 ngo yari maze iminsi igera muri ne yaravuye muri centre ya Muheto. Ni rero ni societe civile hariya ikomeje kugenda ivuga ati ko rwose igaragaza yuko inenze izi Wazalendo ndetse n'izi FARDC, ngo dore ko bakomeje kugenda batuma abaturage benshi barwara imitima ndetse no hahamuka, bitewe n'amasasu menshi barasa adafite igishingiro, cyangwa se ari kwakurasa gusa bidafite icyo bitanze. Ati turanenga FARDC ndetse na Wazalendo, bumva ngo M23 iraje bakirukanka, ariko bamara kugenda bakwemwa kabukarenge bakongera bakarasa koko ivumbi irigatumuka. Ati rebi turabyamaganye, ntabwo byari bikwiriye kuba rwose ku basirikare b'abanyagihugu ndetse n'abambari babo, ubwo turavuga aba Wazalendo. Ni mu gihe rero M23 ahanga muri iyi centre ya Muheto yongeye kuvamo, izamuka za Nyamitaba, ibyaza Kanzenze, ifata za Gisheberi, irongera izamuka ahangaha za Mwumba ndetse no muri misozi rwose igiye ikikije Muheto, ariko Muheto ikaba yarayivuyemo. Ubona ko abaturage benshi bamaze kuva muri centre ya Muheto bahungira mu bice M23 irimo, dore ko iyo bagumyemo abenshi usanga babiryozwa iyo izi Wazalendo zigezemo. Ariyo mpamvu basigayemo bakomeje kugenda bari gutakamba bavuga ati nyaboneka natwe tubimenya tuba twaravuyemo tukigendera, dore ko bakomeje kugenda bakorerwa ihohoterwa ndetse n'ubwambuzi muri rusange. Ngaho rero urumva ko muri Muheto ntabwo ibintu byoroshye na gatoya. Tumanuke Masisi ku zone rwose ngo hamaze kugezwayo imipanga rwose ijya mu bihumbi n'ibihumbagiza, ng'imipanga myinshi rwose ngikaba yahawe abasivile benshi babandi bagenda babugamiye kuri leta ya Kinshasa cyangwa se ku kiswe Wazalendo, ngo ni imipanga yahawe aba Wazalendo ndetse n'abaturage ngo bagomba kuzifashisha bica abaturage bari mu bice bya M23, igihe M23 yaba yihaye gusubira inyuma igasiga abaturage. Aka kantu gasubiremo, ngo ni mu kahe gace bahawe imipanga? Muri Masisi. None se bazihawe bo ntabwo bazihawe batari mu gace M23 irimo? Ntabwo bari mu gace M23. Bari mu kahe gace? Bari mu gace FARDC irimo na Wazalendo, kitwa Masisi ku zone, Gasheberi, ugafata za Rurambo, ugafata za Hembe, Miyanja, Rubizo,
ugafata Gahanga ugafata Busihe ngo abaturage bamwe bagomba guhabwa imipanga bita samaki. Samaki ubwo ubona umupanga umeze ute? Ni umupanga mbese kugira ngo byumve ni umupanga uba umeze gutya hano ku mutwe ku isonga ryawo usongoye ubusongoye ariko akaba ari umupanga ushobora gutyaza ukagira icyo bita amugi abiri. Urumva ushobora kurutyaza hano nahanga hose ugatyara. Uyu mupanga bawita samaki kubera uyu mutwe wawe nyine uba umeze nk'uw'isamaki. Iyi mipanga rero ngo bayihaye abaturage ngo mu buryo bwo kugira ngo ndetse n'abazarendo ngo mu buryo bwo kugira ngo M23 nko muri uburyo ifata agace yarangiza igasubira inyuma ngo bajye baje gutemagura abaturage banze kujyana na M23 kandi bari gukorana nayo. Urumva muri make nuvuga ngo M23 nizajya isubira inyuma abaturage bazajya bahera bagomba kuzajya beta basubirana inyuma nayo. Nuko kujya bafunga bya bindi M23 ngo mujya mugenda nijoro mwimutse mujye mugenda kumanywa n'abaturage bari kureba kugira ngo babakurikire kuko ibintu byahinduye iki isura. Indi ngingo ya kabiri nuko igihe wazarendo na FARDC zizajya zifata agace M23 yaririmo nubwo ibi ari nk'inzozi. Igihe wazarendo na FARDC bazajya bafata agace M23 yariyoboye abaturage barimo bakajya basigara bari kwirwigiriza aho ngaho nabo bazajya batemagurwa kubera batagize ute kubera ngo batahungiye wazarendo bari bakagumana n'umwanzi. Umuturage uri mu gice cya M23 uzajya uhirahira ari kwinjira mu gice cy'abazarendo bayoboye azajya atemagurwa nta yandi mananiza. Iyi nkuru ko tuba twayivuze mu ntangiro turayigarukaho nyuma muri update kugira ngo abantu babyumve neza. Rwose mbaburiye hakiri kare umuturage uri mu bice wenda n'urugero Minova si FARDC irimo uturutse za Kiruku aho M23 iri barabimenye yuko uturutse muri ene za M23 winjiye muri ene za FARDC nta yandi mbese nta yandi magambo azajya uramutse urambiwe kubana na M23 bikagusaba ko wenda wiyizeraho ngo bite nuko wenda utanezejwe nuko ubayeho. Ibyo bisobanuza ntabyo bakeneye kuko ngabo guhunga bahunze kera. Ekoyo we kumva aho Kongo igeze Kongo igeze ahantu irageraniwe igeze mu kangaratete. Aya ni amakuru nyesha drone zanjye ziri hariya ziri kugenda zibikurikirana. Umuturage uri mu bice bya M23 ntuzahirahire ngo ugiye mu bice wazarendo na FARDC bagize ute barimo kuko nta yandi mananiza uzajya wicwa nta kubazwa byinshi. Umuzarendo wagiye muri M23 uzajya ugaruka azajya yicwa nta yandi mananiza. Kwakunda ibikoza muri M23 baragarutse yakora y'ibidega gahita agaruka byahinduye isura. Aka kantu nako reka tutunote turatugarukaho tutunote bya bintu yo kuvugisha ngo wakoze ikizarendo ujya gukora ifunzo muri M23 wenda birakunaniye ngo usubiye muri wazarendo ngo ntago bari kubakenguruka ngo bashobora kuba ngo ari zo maneko M23 iri gukoresha ngo kubera mwabanye nabo mwebwe kubabwira yuko musubiye ngo biroroshye ngo mugende mujye kutunekera ngo uzajya ugera bahita gukubita iki urwagafuni ifuni. Urumva ko muri Masisi byahinduye isura byahinduye isura. Ubwo rero ibi bintu nje sinzi ngo uwo bita Peter Kirimwamara bigarura ate nubwo ari we wenda uri kwenyegeza umuriro kambivuge gutya. Namakuru mfite ngo nuko ni mipanga myinshi yagiye i Burundi abarundi n'ubundi mu minsi yashize nabo babohereje imipanga n'ubundi ahangaha muri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bohereje imipanga mu bwoko bwa samaki. Ubwo rero sinzi ngo M23 ibintu usa abaturage iyi mipanga bayishikiriye ko bayikaciye. Nge navuganye hari nkwereke n'ubutumwa nandi kwandikirana na drone yangira ihari rikuba ati nge ngo bawumpaye ndavuga ati reka ntabyo nshaka cyane afata nkajya nkwitemeshereza ufashe rero ntukoreshe ibyo wagenewe
nawe baragutambikana. ntabwo wawukoresha uri kwisongorera nk'imishingiriro uri gututira imishingiro cyangwa uri nko kwishakiraga cyangwa ukajya kujyana ukajya gukaragira. Ikindi rero uri kwanga gufata uyu mupanga, uri kwanga kuwufata, bari kumuha iminsi 2 yo gutanga ubusobanuro bwo kuba yanze gufata uyu mupanga. Ubwo ikiri gukurikiraho ni ugushaka ko yatoroka akava hehe mu bwatsi bw'abandi. ko numva ashatse kubagira abasirikare ku ngufu, ahubwo njya mbona bari gutegura jenoside. ibyo byo ntabwo turi buze kubitindaho. Ahubwo se buriya abaturage kuko iyi mipanga bazayifata bajye gutema, bazayifata bayifashe, none se abayifashe bazajya gutema cyangwa barayifata barangize bajijishe bayikomeze bayitunga aho gutyo? Ariko ibyo uvuga ni ibiki? Noze ugira ngo bagiye kuyifata bataramanje kubigisha, babare kubigisha bati umuntu uri mu gice cya M23 ni umwanzi wacu. Waba ufite umwana, waba ufite umugore, waba ufite umugabo, umenye ko ari umwanzi wacu kuko atari ku ruhande rwacu. Ati rero kugira ngo turwanye M23 tuyice burundu, nuko tuzajya tuyirukaho namwe mugasigara muri gutemagura abafatanyije nayo. Urumva aho bageze? Ndahumva. Ni ikikwereka ko Kongo higeze, igeze ahantu habi, irageraniwe, ibintu bari gutegura ni ibintu bibi bishobora kuzatuma iki gihugu cya Kongo kisanga mu bintu bitari byiza. Iyi dossier turayigarukaho, tugiyinjiremo neza cyane ingingo ku yindi, turebe iby'iyi mipanga, dore ko ngo bazanye n'icyo bita makupa kupe. Urumva? Kupa kupe se yaramara iki? Aje gukupa kupa iki? Urumva? Ngo bese ibikoresho byose by'ibanze babizanye, amacumu bayazanye bita ngo za Nyiragahuri. Ishushanye ndebe Nyiragahuri kwishibeze. Nyiragahuri ni icumu riba rimeze gutya, ni icumu ry'icyuma rafite ry'icyuma. Urabona uyu ni bese naho gufata haryo, ariko rikaba rimeze gutya, icyo ari icyuma. Urumva? Nuvuga ngo barari gushinga mu kurizana ubu ngubu bukazana ibyo mu nda cyangwa se bukazana inyama. Ntabwo ari rya cumu ubona riba rimeze gutya, riba rimeze gutya. Iryo riba rifite utundi tuntu hano turenze amahwa, riba rifite utuntu tw'amahwa mu mpande, amashami cyane. Riba ryita Nyiragahuri. Nayo ngo bayazanye. Urumva? Ni ikikwereka ko ibintu bitagiye kuba byoroshye hano muri Masisi. Reka dusimukire hano muri Goma, ndabona n'amasaha yatujyanye muri Goma hano rwose, aho bita za majengo muri joro naho ntabwo byari bimeze neza, dore ko ari umugabo rwose baraye batemaguye nyuma yuko FRDC, ubwo ndavuga abasirikare ba leta Kinshasa, bamwinjire bagera mu nzu bakajyana amateleviziyo, bakajyana n'amatelefone, bakajyana ibiki byose byo mu nzu, bikarangira nawe bagize gutya baramutemagura, bamusigara icyo ari intere, bamusigara intere. Urumva? Ni nyuma yuko nyamara twasanze bari kuvanga bazarenda ari gukora ibyaha kujya bakatira urwo gupfa, ariko nareba urwo gupfa nkasanga kurushira mu bikorwa bikomeje kugenda bigorana, bikomeje kugenda binanirana rwose, biri gutuma rero abasirikare ba FRDC ndetse n'abambari bayo bakomeza kugenda bakora ibikorwa by'urugomo ndengakamere. Ibikorwa by'urugomo ndengakamere byatumye rero hanga abaturage bakomeza kwivovota. Aho nakubise icyumvirizo ara muri Kakatindo, naho nagezemo nkubita mu icyo biti sitimu, harimo umukoroneri ntabashije kuvuga izina rye, ari kureba ngo ibintu biri gukorerwa ahangaha, akifuza ko M23 nayo yaza hano muri Goma. Koroneri wa FRDC rwose ngo yavuze ati ndi kureba ibintu biri kubera ahangaha, nkumva nyotewe M23 ku buryo yaza ikagira ute igafata uyu mujyi wa Goma, natwe tukifatanya nayo. Nge niko yambwiye. Toroshe ryanjye nari kubise hose. Uyu mukoroneri ntabashije kuvuga izina rye, kuko mvuze izina rye nabaye mutaye muri 90. Twavuganye ndamuyatese aho situation imeze, ati nimbi, ati mu basirikare hafi ya twese turindiriye M23 ngibe yaza, kuko ngo turi gushaka uburyo twabomora ngo twinjireyo
tukabona tutabona inzira atari ko baramutse binjiye twaba tubonye aho tunyura ati rwose natwe tunyotewe M23 ko yagera ahangaha muri Goma natwe tukifatanya nayo tukarwanira igihugu cyacu muri rusange. Urumva ko na FARDC ntabwo yishimiye iyi leta yabo muri rusange. Reka dushimire cyane n'abantu mwabanye natwe, andi makuru ubwo turaza kuyahera mu masaha ya saa sita. Wakoze cyane Sera Makosa. Wakoze cyane Fighter. Ubwo ijuma nziza kuba mizirima ndetse n'abadivatiste mugiye kwitegura isabato, imyiteguro myiza muri rusange. Asansan ciao.